hari ubutumwa bakohereza kuri WhatsApp ukajya kubona ukabona babutsibije, cyangwa se muri groupe ukabona hari ubutumwa wohereje muri groupe admin akaza akabutsiba kandi ukaba ufite amatsiko cyane yo kubimenya. Ibyo byose ngiye kukwereka uburyo wabimenya. Bwa butumwa wakandikiraga inbox ugasanga babutsibije, ngiye kukwereka uburyo wabimenya ibyo bari bakohereje, niba ari amafoto ukayibona, niba ari ubutumwa bakwandikiye ukayibona, niba ari video bari bakohereje bakayitsibaho ukayibona, ndetse ngiye kukwereka n'uburyo ushobora kubona ibyo bakwandikiye muri groupe cyangwa se ibyo banditse muri groupe bamo bakabitsiba. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera muri iyi video, ukamenya ubutumwa batsibije muri groupe bamo cyangwa se ukamenya ubutumwa bakwandikiye bakabutsibya kuri inbox yawe. Twibutsa abashasha niba utarakanda subscribe, wibuka gukanda subscribe kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro byiza by'ubwenge ducisha kuri channel yacu Xbyo. Wibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo buri video dushizeho ujye tubona notification cyangwa se ubone ubutumwa bw'uko dushizeho uyirebe. Ikintu cya mbere urakora, urareba application yitwa Play Store, iyo uyikandeho ugiye usacingira apps ushaka kuzidownloadinga, usacingemo apps yitwa gutya, andike WAMR, noneho uhite, ntabwo ari iya mbere urabona ari iyo, urabona ni iyo ngiyo, urakanda handitse install, noneho uhita downloading. Numara kuyidownloadinga urakanda handitse enable, wongera ukande open, nukanda open uraba winjiye muri application, so ukanda handitse accept, wongera ukanda handitse enable, uraba uyemereye ko izajya iguha amamenyesha buri kintu yakigwahe amamenyesha, ukanda handitse allow, gusubira inyuma, noneho urakanda kuri ako gafresh gatambika iburyo, wongera ugakanda ako gafresh gatambika iburyo, ako gafresh gatambika iburyo ni kuri bukandeho gusa, wongera ugakandeho ako gafresh, nugera aho ngaho uratikinga kuri WhatsApp gusa, urakanda hejuru kuri WhatsApp muri ako kazi ka mbere ko kuri WhatsApp, n'izindi application zose urazihurira, ntabwo urazitikingaho, wowe uratikinga kuri WhatsApp gusa. Numara gutikinga kuri WhatsApp uhita ukanda nanone kuri ako gafresh gatambika iburyo, ako gasongoye, urahita ugera aho, nugeraho urongera nanone ukande kuri ako gafresh gatambika iburyo, wongera ukande kuri ako kavi, so nugeraho ngaho uri busangemo WhatsApp. WhatsApp rero nuko ahandi ari watikinzeho gusa, ukanze no kuri utwo turango dutatu, nta kindi ubona ni WhatsApp. Bivuze ngo rero ubutumwa bwose banditse bakabutsiba, uzajya ubona izina ry'uwo muntu wakohereje, ubone n'ubutumwa yakohereje akabutsiba, nibwo uzajya ubona. Urabona ukanze aho ngaho uhita ubona ko no related media, ngaho bari kumbwira ko nta kintu na kimwe bari batsiba ngo nyibonera aho ngaho. Rero kugira ngo negereze ko hagira umuntu unyandikira akabitsiba byatwara umwanya munini cyane, reka duhagarikira iyi video. Ndabakunda cyane.